message yiwe yavugaga iki? Message yiwe yamenyeshaga icyo yamenyeshaga twavuye Uganda kuza gufasha bene wacu barenganye duhurire tuvukana twese turi abatutsi nta twese turi abatutsi ko na Uganda ni na Uganda niyo twabanaga nabo niho bamenye niho twabamenye ducamo kuza kubafasha nkuko natwe niri abaye inshuti zacu kandi tuvugana nabo. Tuzobaha bashiki bacu mu bashaka nta kibazo abagore wowe arabafite abanyago bafite wowe ntawe ufite bazagushakira umukobwa w'inzobe Gasongo. Okay ndatekereza ko ate buli lwora abantu abalina obuchayi ku Banyarwanda usually babeera Bahutu nga Barundi. Ekyo kanchi kugambi gwe bitegeera abantu abasinga obuchayi ku Banyarwanda abatuusi babeera Bahutu nga ate Barundi. Nza numva nguzitera amakimbirane hagati yamwe ngwese turi Abanyarwanda cyangwa turi Abanyamurenge cyangwa turi Abatutsi. Hari n'umuntu wabindukiye nashubije arantuka sinamushubije naramize ndaceceka. Nibagiwe carte yanje yibateme yibatisimo iyo byibuke mba nayizanye hano n'ubuhanya bukomeye kandi ni original. Nabatijwe ku minsi 2 ukwezi kwa 2 55 ibaraka. Muri carte yanje niko bandikaga bose abakristo bose n'abakatekumene owane bw'Gatolika mbaye mvuga bashyiragaho izina ryawe ry'abatisimu n'izina ryawe wavukiyeho mu bwoko bwawe umuryango wawe wahawe naso cyangwa se na nyogokuru cyangwa se n'ubundi muntu wo muryango nyogosenga uri we wese bagashyiraho amazina ya so na nyoko barangiza bagashyiraho n'ubwoko bwawe ndi Umunyarwanda biranditse ngo Banyarwanda. Muzabaze Abanyamurenge bose babatijwe mbere inyuma y'iyo myaka bose banditse ko ari Abanyarwanda kandi ni ukuri. Donc ndashaka kubavanamo complexe d'infériorité iyo intwaro dukoresha nje nemera yuko abakobwa bacu bashobora gutuma u Rwanda rubi igihanganye muri Afrika tugafata Afrika yose tudakoresheje intwaro dukoresheje abakobwa. Iyo politike yanje ni mushaka muyemera yisobanure kuko reka gisobanure unabyumva akagira ngo ni bya human trafficking byo gucuruza abantu. Ibi ni ibitekerezo byanje hano wanabinziza. Nemera yuko kuba u Rwanda rwarateje imbere abagore mu nzego zose tukaba dufite umugisha uko dufite ababyeyi beza abakobwa b'u Rwanda bose mbita ababyeyi. Uyu munsi ndaza kubwiza ukuri yuko abakobwa bacu nta bariyeri hari bashobora gutsura umubano n'amahanga n'ibihugu bitandukanye. Muwe buryo harimo abantu birirwa batuka baba slay queen ariko ngiye mbafata nk'abantu bafite agaciro gakomeye mu bubanyi n'amahanga. Bagomba gutiga bakabatumira ku rwego rwo hejuru bakigirira icyizere aho basohoka rero ba networkinga n'abakomeye kuko ibihenze kuko urumva abantu networkinga nabo n'abantu bashobora kugira icyemezo mu bihe bizaza mu bihugu byabo. N'abana uzabona n'abana ba ministre n'aba general n'abacuruzi bakomeye ubwo so urabona u Rwanda tarimo kurwagura bari abantu mu buryo bumwe cyangwa ubundi bazaba basempatiza b'u Rwanda uretse gato noneho byaba byiza kurushaho niba babyarimo abana icyo gihugu tugifate tugira abayobozi b'Abanyarwanda mu bindi bihugu je n'ikije barenga urwo rwego rwo kuryoshya banabyare twashinga imizi. Itegeko ry'u Rwanda riri clear ditwemerera kugira ubwene gihugu umwana uvuka ku Munyarwanda uwo ngo bari Umunyarwanda. Tekereza rero Nigeria ubutaha wenda iyobowe vice president w'Umunyarwanda uvuka ku Munyarwanda. Icyo kintu muracyumva gorora byose vuba. Amahoro nshuti bakunzi b'ibiganiro bya gorora byose vuba twongeye kubasuhuza tubifuriza amahoro ava ku Uwiteka umwami Imana umuremyi wa byose. Tuboneyeho kandi kubifuriza umwaka mushya muhire w'2026 uzatubere umwaka w'impinduka no kugorora byose vuba.
kandi muri ibi bihe turi kwinjira mu mugambi mwiza w'ububyutse mu karere k'ibiyaga bigari, turakwifuriza yuko uyu mwaka nawe wakubera umwaka w'impinduka no kwitegura no gutegura umutima wawe, twimura ikibi, twimura ubugome, twimura ikidutandukanya n'ubushake bw'Imana cyose, ahubwo twimika urukundo, ukuri ndetse n'ubutabera, ari nako tunabiharanira. Mu rwego rwo gufasha no gutanga umusanzu wacu ku batuye akarere n'abagakomokamo, mu gihe nk'iki aho dukomeje kubona no gutungurwa n'imvugo zitari zimenyerewe nk'uburyo bwo kurwana intambara iri gututumba mu karere k'ibiyaga bigari, aho abanyapolitiki n'abatavuga rumwe bari kugaragara mu mbwirwaruhame zumvikana mu buryo butandukanye bitewe n'aho uzumva abogamiye. Nyamara nubwo izi mbwirwaruhame zimaze gusa nk'iziremyemo abatuye akarere amatsinda y'ababuranyi babiri, ukuri ni uko harimo bamwe cyangwa se umwe muri ayo matsinda abiri amaze kuremwa n'izo mbwirwaruhame, ni uko harimo umwe wigiza nkana. Nk'uko tutahwemye kubigarukaho mu biganiro byacu byose, impamvu abarwana n'abatangiza intambara z'urudaca muri aka karere bagaragaza ku bantu benshi bifitemo ubunebwe bwo kwitekerereza, bumva ko mu karere hari ikibazo cy'amoko, ariko siko biri. Abatangiza izi ntambara mu karere k'ibiyaga bigari, impamvu batwereka cyangwa se bavuga yuko arizo zitumye batangiza izi ntambara, iyo urebye neza utagize ubunebwe bwo gutekereza usanga neza ko izo mpamvu ari ibinyoma. Nyamara ahubwo ikibazo dufite gikomeye ni icy'abacurabwenge b'udutsiko dushaka kwikubira ibyiza by'ibihugu n'ubutegetsi bw'akarere, babifashijwemo na mpatsibihugu. Aha turavuga ibihugu by'Uburayi ndetse n'uburengerazuba bw'isi nk'Amerika. Utwo dutsiko turangwa hanini no kuryanisha abenegihugu hashingiwe ku iturufu y'amoko, akarere cyangwa se idini n'uruhu rimwe na rimwe. Mvuze rimwe na rimwe kubera yuko hano mu karere k'ibiyaga bigari usanga iturufu yahiriye aba banyabinyoma, haba ku rwego rw'akarere ndetse no ku rwego mpuzamahanga, ari iturufu y'amoko. Ibi ngibi rero usanga ahanini mpatsibihugu yibumbiye muri iyo miryango y'ibiryabarezi yigita ko iharanira amategeko n'uburenganzira bwa muntu, bibabyitwikiramo kugira ngo babone uko baza gusahura Afurika bigize abatabazi. Ni ukuvuga ngo iyo bamaze kuremamo amakimbirane ashingiye kuri izo ntambara, abazitangiza bitwaza iturufu y'ubwoko, iyi miryango mpuzamahanga bitwaje n'aya mategeko mpuzamahanga baza bigize abatabazi mu bibazo biba byavutse mu karere. Ese mpatsibihugu atabonye uwakoresha muri twe yabasha gusahura aka karere? Ni ikibazo nibaza nawe ukibaza. Kuki abakozi ba mpatsibihugu bakomeje gushyira imbere iturufu y'ubwoko muri aka karere? Urugero, ni amayobera y'ubutabera cyangwa se amayobera ku butabera n'ukuri kuri jenoside zo mu Rwanda, ari nayo ntandaro ya jenoside zo mu karere k'ibiyaga bigari. Mvuze jenoside zo mu Rwanda kubera yuko uyu munsi twese abatuye akarere bazi yuko jenoside yabaye mu Rwanda ari imwe, jenoside yakorewe Abatutsi. Ariko nyamara ukuri nuko kuri buriya butaka hamaze kuba jenoside zirenga 5 ariko zitavugwa. Kubera yuko impamvu kuba zitavugwa si uko zitabayeho, si uko se abazikorewe badahari cyangwa se n'abazikoze badahari, ahubwo nuko byakozwe, nuko ubwo bwicanyi bwakozwe bitari mu nyungu z'abashinzwe kwemeza no guha agaciro jenoside.
iyo urebye neza uko ubwicanyi bwateguwe n'ababuteguye, ndavuga hano muri aka karere k'ibiyaga bigari cyangwa se mu gihugu cyiswe u Rwanda, ukareba intego nyamukuru yatumye ubu bwicanyi bubaho, ndavuga ubwicanyi bwabaye mu Rwanda bukitirirwa jenoside yakorewe abatutsi, intego yabo nyamukuru cyari kigambiro cyari ugusahura akarere no gukomeza gukoroniza Afurika. Ibi byose bigahamya, ikihamya cyabyo nuko ubutabera bwatanzwe hagamijwe kuremamo abantu ibice no gukongeza urwango hagati y'abahutu n'abatutsi mu karere k'ibiyaga bigari. Ubu bwicanyi bwabaye mu gihugu cy'u Rwanda nta yindi ntego yari igamijwe usibye kugira ngo hongerwe urwango no gukongeza urwango mu buryo bwari busanzweho wenda butari cyane, ariko noneho birusheho bitewe n'amateka yaranze kiriya gihugu. Noneho kubera ko babonye iyo turufu yabahira ikaba urwitwazo rwo kugira ngo akarere gasahurwe, ni nayo mpamvu iyo turufu yazamuwe cyane. Ubu ngubu ikibazo kikaba kimaze kurenga ubutaka imbibi z'u Rwanda, ahubwo kimaze gufata akarere kose. Igihamya cyabyo rero nk'uko tubivuze ni ubutabera bwatanzwe hagamijwe kuremamo abantu ibice no kongera urwango hagati y'abahutu n'abatutsi. Byatangiye mu Rwanda, none bimaze gufata akarere kose. Ubwo butabera bwatanzwe wenda nko ku rwego rw'igihugu twavuga nka gacaca. Ubutabera bwatanzwe nanone ku rwego navuga yuko ari international cyangwa se mpuzamahanga, hatanzwe hashyizweho inkiko za TPR. Mu by'ukuri izi nkiko zose yaba ari gacaca yashyizweho yakozwe imbere mu gihugu, yaba n'ubucamanza bw'inkiko mpuzamahanga mpanabyaha kuri jenoside yakorewe abatutsi. Izi nkiko zose zashyiriweho kwemeza no kugereka ubu bwicanyi ubwoko bumwe gusa bw'abahutu. Wowe ukurikiye Gorora Byose Vuba, tuvuze gutya ko ubutabera bwose bwatanzwe kuri jenoside yakorewe abatutsi bwari bugamije kwikoreza abahutu urusyo rw'iteka, ushobora kutwumva nabi. Cyakora uramutse ubaye uri no mu cyiciro cy'abatekerereza bakanatekerezwa n'abanyapolitike, watwumva cyangwa se ukadufata nabi. Ariko niba uri mukuri kandi ukaba ukunda ukuri, uku niko kuri, nuko izi nkiko n'ubu butabera bwose bwashyizweho bwari bugamije kwikoreza iyi jenoside yakorewe abatutsi ubwoko bumwe bw'abahutu. Ngaho niba ubihakana mbwira impamvu nta butabera cyangwa iperereza haba ku rwego rw'igihugu, akarere cyangwa se mu rwego mpuzamahanga ku ihanurwa ry'indege yari itwaye perezida nyakwigendera perezida Juvenal Habyarimana n'abo bari kumwe, byakozwe. kandi iyi impanuka cyangwa se iyiraswa ry'iyi ndege ariyo bivuga yuko yabaye imbarutso ya jenoside yakorewe abatutsi. Mwibuke ko kandi yuko iyo jenoside Habyarimana ari we batubwira yuko ari we wayiteguye, yarangiza ikaba ari nawe uyihitana mbere. Mu kuvuga ngo ndavuze ngo mwibuke yuko iyi jenoside bavuga yuko iraswa ry'indege ari ryo ryabaye imbarutso yayo. Mwibuke yuko Habyarimana ari nawe bivugwa ko yayiteguraga, ni we yahitanye mbere yabo yayiteguriraga. Aha buri wese ahita yumva yuko harimo ikibazo. Nshuti bakunzi ba Gorora Byose Vuba, ese wibuka yuko umutwe w'interahamwe bivugwa ko wakoze ukanayobora ukanategura jenoside yakorewe abatutsi wari uyobowe n'umututsi Kajuga Robert, akaba n'umunyamuryango wa hafi wa Madame Jeannette Kagame? None niba ubutabera butarashyiriweho abahutu gusa, Kajuga Robert yakatiwe na gacaca ya hehe? Yamukatiye ikihe gihano? Ni uruhe rukiko mpanabyaha mpuzamahanga rwashyizeho inzandiko zo kumufata cyangwa se no kumukurikirana nk'uko byakozwe ku bahutu bari biganjemo abakoranaga ku ngoma ya Emerenide? Niba se ubutabera butareba perezida w'interahamwe, ubwo abantu nka ba Kabuga Felicien ntabwo baba barengana? Dufite ubuhamya bw'ahantu henshi abantu babeshye bakabeshyerwa bagakatirwa burundu, kugeza ubwo hari n'abiyitiriye abo batishe kugira ngo bahabwe imbabazi. Aho wasangaga abafunzwe
batanga ubuhamya bashwanira ngo umuntu ngo nige wamwishe n'undi ati ninge wamwishe kugira gusa ngo abo bashwanaga bagaragaze ko bisha abantu benshi kugira ngo bashimishe ubababarira. Bababaraga ninde rero? Watangaga imbabazi ni leta ya FPR Inkotanyi. Abo bose barafunguwe kubera yuko bemeye yuko bisha abantu benshi bakanabyigamba. None se tubyite impuhwe? Ubwo se icyaha si ukuba utarishe niba uwishe benshi yarababariwe, utarisha agakatirwa burundu? Gorora byose vuba. Niba uwaketsweho icyaha hakabura ibimenyetso afunzwe burundu, perezida w'interahamwe akaba ntawamuvuze, ntihagire ubutabera buhana Tito Rutaremara wiyemereye ku mugaragaro yuko yari afite nibura abatekinisiye 5 mu nterahamwe zo muri buri serire mu zari zigize u Rwanda. Gorora byose vuba nashingira kuki mpakana ko ibyiswe ubutabera n'inzego zabwo zose zashyiriweho kwikoreza abahutu bose ubwo bwicanyi. Gorora byose vuba. Uko kuri kose kurazwi kandi kuzwi na rubanda. Nyamara ku rwego rw'igihugu n'akarere ubwo bwicanyi bwiswe jenoside yakorewe abatutsi gusa. Ku rundi ruhande ariko mu nyandiko zo mu kabati ka Loni biracyitwa jenoside yakorewe abanyarwanda, nubwo ubw'inyungu z'abayikoze, abayiteguye n'abayiteye inkunga byoroshye guhuzwa na jenoside yakorewe abatutsi, kabone nubwo baba bazi ukuri. Iyo miryango mpuzamahanga twavuze na mpatsi bihugu bo bazi neza ukuri kose kw'ibyabaye birenze n'ibyo bafite muri mapping report. Ni raporo yakozwe niba nibuka neza yakozwe na Dr. Denis Mukwege, ariko iyo ngiye iracyari mu kabati. Kubera iki mvuze mapping report? Mvuze mapping report nk'uburyo bwo kukwereka ko uyu mushinga w'ikinyoma n'abawuhuriyeho nta mpuhwe na nke bafitiye miliyoni 20 zimaze kwicwa mu karere, utaretse imfubyi n'abapfakazi n'umubare munini w'impunzi tunyanyagire hirya no hino ku isi. Mvuze mapping report n'ukuntu ukuri ari icyaha kuwahirahira wese ashaka kwerekana isura nyayo y'ikibazo kiri mu karere k'ibiyaga bigari. Aho General Ekenge Sylvain n'ijambo rye ryatumye tumenya ko nubwo amategeko mpuzamahanga agenga impunzi azibuza kwivanga muri politiki muri rusange, niko bivuga yuko nta mpunzi yemerewe kwivanga muri politiki, ariko ejo bundi n'uyu munsi turi kuvugana hari gutegurwa imyigaragambyo karundura yo kwamagana ijambo n'imbwirwaruhame ya General Ekenge. Ni ukuvuga ko byemewe gusa mu Rwanda, kandi by'umwihariko ukaba ushyize imbere akarengane gakorerwa abatutsi gusa. Andi mategeko ku bandi, ku zindi mpunzi ntibabyemerewe. Cyakora iyo uzamuye uvuga yuko uri kurwanya akarengane k'abatutsi, amategeko ahita aburizwamo. Ibi bintu buri wese abitekerezaho neza. Ni ukuvuga ko ya mategeko mpuzamahanga na ya miryango mpuzamahanga hari abo byashyiriweho, ntago bireba abatuye isi bose, ntago bireba abatuye akarere bose, bireba igice kimwe. Nuvuga ngo aya mategeko nk'uko turi kubabwira, turakomeza kubereka yuko aya mategeko n'izi nkiko n'ubu butabera buriho bubereyeho igice kimwe cy'abanyabyaha kugira ngo bezwe ibyaha byabo, abandi barengane ariko hitwajwe ayo mategeko. Nshuti muvandimwe ukurikiye Gorora byose vuba, wavuga y'inzuki ntiyarya ubuki. N'ubu bamwe ntibarumva ingaruka zizabaho ubwo Loni izaba ikuye mu kabati inyandiko ikubiyemo ukuri kw'ibihamya n'ibimenyetso byitegurwa n'ishyirwa mu bikorwa by'ubwicanyi bwitiriwe jenoside yakorewe abatutsi, mu nyandiko ndende izaba ifite umutwe ugira uti jenoside yakorewe abanyarwanda. Ndabizi byumviswe na bake, hafi ya ntawe, ariko reka nsubiremo. Ndavuze ngo
uzamenya icyo bisobanuye igihe inyito jenoside yakorewe abatutsi izaba itagikenewe, ahubwo hagezweho jenoside yakorewe abanyarwanda. None se ko byamaze kugaragara ko abanyarwanda n'u Rwanda ari wo muzi n'inkingi y'ikinyoma n'impamvu ihatse izindi kubatangiza n'abashyigikiye intambara z'urudaca mu karere, uzatandukanya ute jenoside yakorewe abanyarwanda b'ubwoko na jenoside yakorewe abanyarwanda ku bwenegihugu? Wenda ubwo mvuze ibi nabyo ntabwo byumvishe neza. Twabigarutseho kenshi ko abiyita abanyarwanda abenshi twamaze kugwa mu mutego wo kutabasha gutandukanya umunyarwanda ku bwoko n'umunyarwanda w'ubwenegihugu, by'umwihariko aho mu cyitwa u Rwanda nyirizina gahunda ya ndi umunyarwanda yananiwe kwemeza abahutu n'abatutsi ko bose ari abanyarwanda b'ubwoko. Nyamara ahubwo bigashoboka mu gihugu cya Uganda aho abanyarwanda ari ubwoko bwemewe n'itegeko nshinga. Abone nubwo bimeze bityo ariko kubera imbwirwaruhame z'ibikomerezwa abanyapolitiki n'abavuga rikijyana kuri iyi ngingo, abahanga n'abareba kure bamaze kubona ko nyuma yo kuba umunyarwanda ari ubwoko kuruta uko bwaba ubwenegihugu, ndetse ko abanyarwanda b'ubwoko byoroshye ko bahuza ndetse bakabana mu mahoro n'abatutsi kuruta uko babana n'abahutu. Gorora byose vuba tubona imbere hashobora kuvuka ikibazo ndetse kinakomeye nk'uko twabihishuriwe na Frank Gashumba ukuriye akanayobora abanyarwanda b'ubwoko muri Uganda, aho aherutse kuvuga yuko umwanzi w'abanyarwanda b'ubwoko n'abatutsi ari umuhutu n'abenegihugu b'abarundi. Twumvise ndetse nyuma y'iri jambo rya Frank Gashumba ukuriye cyangwa se uhagarariye abanyarwanda b'ubwoko mu gihugu cya Uganda, twumvise ubwe na Perezida Kagame yivugira yuko abahutu yabahaye amahirwe yo kongera kuba mu banyarwanda. Twumvise aho Musenyeri Kambanda avuga yuko ashima Imana ko imyaka 30 ishize nta munyarwanda usenyerwa, nta munyarwanda uhunga, nta munyarwanda wicwa, nta munyarwanda ubundabunda. Mu gihe hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda ibi byose hari abaturage n'ubu tuvugana muri za ndumva niba nibuka neza muri za Cyangugu, ndumva hari abaturage n'ubu tuvugana bari gusenyerwa amazu kandi leta yishishisho ntawuzi ibyabo, hari gusenyerwa na kampani y'Abashinwa, nabyo tuzabigarukaho. Ariko akarengane kose karahari, abantu barasenyerwa, abantu barahunga. Ubu u Rwanda nibwo rufite umubare munini w'impunzi, ariko biratangaje kuvuga ngo imyaka 30 irashize nta munyarwanda usenyerwa kandi uhunga. Bivuge ngo abangaba bahunga n'abasenyerwa n'abahohoterwa ntabwo ari abanyarwanda. Twumvise ndetse Musenyeri Gapangwa umukongomani w'umunyamurenge avuga ko ikibahuza n'abanyarwanda ari uko bose ari abatutsi, nk'uko byashimangiwe n'imyigaragambyo cyangwa se byashimangiwe n'imyigaragambyo y'impunzi z'abakongomani b'abatutsi ziri mu Rwanda, aho zishyigikiye cyangwa se zishyigikiwe na leta y'u Rwanda kwamagana ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kubw'ijambo ryavuzwe na General Ekenge. Bivuge ngo impunzi z'abatutsi ziri mu Rwanda z'abakongomani zo ziri kwamagana ibyavuzwe na General Ekenge kubera yuko gusa iri mu nyungu z'abatutsi. Mwibuke yuko izi mpunzi n'ubundi arizo zivamo abarwanyi ba M23, arizo zivamo cyangwa se zishyigikira u Rwanda rushingiraho ruvuga yuko rugiye gukemura ibibazo byazo muri Kongo, mu gihe M23 yahagurutse ivuga yuko igiye kurwanira abatutsi. Bivuge ngo ikibazo ni icy'abatutsi cyaje guhinduka ikibazo cy'abavuga ikinyarwanda, ngira ngo mwarabyumvise. None se bavandimwe, ubu ntubona neza ko gutandukanya umututsi n'umunyarwanda w'ubwoko bigoye hafi yuko bitanashoboka kuruta uko byoroshye gutandukanya umunyarwanda w'ubwoko n'umuhutu? Kuko umuhutu aba umunyarwanda ku bwenegihugu gusa.
sinzi niba nawe aka kantu kumvise. Ndavuze ngo gutandukanya umututsi w'ubwoko n'umunyarwanda w'ubwoko byakugora, kubera yuko abemera ko ari abatutsi n'abemera ko ari abanyarwanda bose bemera yuko nta kibazo bafitanye, ndetse usanga rimwe na rimwe umwe ava hano uvuye mu Rwanda yagera muri Kongo akaba umututsi, yava muri Kongo yagaruka mu Rwanda akaba umunyarwanda. Bivuge ngo biragoye ayo moko yombi kuyatandukanya, mu gihe byoroshye cyane ukurikije izi mbwirwaruhame twumvise hano hejuru z'aba bantu bakomeye bavuze, bigaragara yuko umuhutu adashobora kuba umunyarwanda. Cyakora aba umunyarwanda gusa iyo ahawe ubwenegihugu n'abanyarwanda b'ubwoko. Gorora byose vuba. None se ko intambara ziri mu karere zitirirwa ko ari izo guharanira uburenganzira bw'abatutsi n'abavuga ikinyarwanda, kandi abanyarwanda b'ubwoko bakaba bashinja abahutu n'abarundi kuba abanzi babo? Munyumve neza, ntabwo ari generalization cyangwa se gukomatanya. Impamvu nuko iri jambo ryavuzwe na Frank Gashumba ubwe arivuga, ntabwo yarivuze nka Frank Gashumba ku giti cye, ahubwo yarivuze nk'umuntu uhagarariye abandi. None niba abo ahagarariye tutageze twumva umuntu umuvuguruza cyangwa se avuge yuko ibingibi yavuze atabimutumye, murumva ko byanga bikunda iri jambo ryavuzwe mu izina ry'abanyarwanda b'ubwoko. Ni ukuvuga ngo abanyarwanda b'ubwoko babona yuko umwanzi wabo muri rusange ari umuhutu n'abaturage b'i Burundi. Ikindi kandi iyo abatutsi nabo baba bataramushyigikiye cyangwa se badashyigikiye Frank Gashumba muri iri jambo yavuze, by'umwihariko twari kubona yamaganwa n'imiryango nkayibuka, nka Farije, ya miryango yose irengera inyungu z'abatutsi mu gihugu cyitwa u Rwanda. Yewe na Minubumwe Dr Bizimana yagomba guhaguruka akamagana iyi mbwirwaruhame ya Frank Gashumba, na cyane ko Frank Gashumba yafatwa nk'ugamije gusenya ubumwe bw'abahutu n'abatutsi muri gahunda ya Ndi Umunyarwanda yo mu Rwanda. Ese ubundi ubu twatandukanya gute Ndi Umunyarwanda ya Gashumba n'iya Dr Bizimana wo muri Minubumwe wo mu Rwanda? Twabitandukanya gute? Na cyane ko bose bahuje ukwemera n'ukwizera ko impamvu nyirabayazana y'intambara iri mu karere icyita rusange cyangwa se icyungo cyayo ari M23. Kubera yuko twumvishe ijambo aho Frank Gashumba yavuze yuko ibibazo by'abanyarwanda b'ubwoko muri Uganda bibaye bidakemutse ngo byitabweho, yuko nabo bazazana M23 mu gihugu cya Uganda. Bivuge ngo M23 ni igisubizo cyangwa se ni ikirwanisho cyabo mu bwoko bw'abanyarwanda n'abatu, nk'uko tugenda tubyumvira babyivugira ubwabo. None rero ukaba hano wakibaza ngo niba muri Uganda nta batutsi babayo, hari ubwoko bw'abanyarwanda, kuki M23 irwanira abatutsi yaba igiye kugirirwa iturufu yo gukemura ibibazo by'abanyarwanda b'ubwoko muri Uganda? Ese kuki yumva ibibazo byabo muri Uganda byakumvikana neza ari uko byitiriwe M23? Buri wese yibaze kizakurikiraho ubwo Loni izanemeza yuko jenoside yakorewe abatutsi, inyito yayo kugira ngo ijyanishe n'ibyabaye cyangwa se n'abahohotewe mu gihugu cyitwa u Rwanda. Nibaze kizabaho ubwo Loni izaba yemeje yuko iyo nyito ihindutse, ihemejwe jenoside yakorewe abanyarwanda. Ese ari abanyarwanda b'abavandimwe ba Gashumba bo mu Bugande n'abanyarwanda bo muri Ndi Umunyarwanda ya Minubumwe, ninde Loni izaba yemeje yuko yakorewe iyi jenoside? Ni abanyarwanda b'abavandimwe bo muri Uganda nibo bazaba bemereje iyo jenoside yakorewe abanyarwanda, cyangwa ninde uzaba yarakoze iyo jenoside? Ese nayo ntibizarangira yikorejwe abahutu? Kandi birashoboka cyane, kuko abanyarwanda b'ubwoko bimaze kugaragara yuko bamaze guteguza isi n'amahanga yuko umwanzi wabo ari umuhutu n'umurundi. Bivuge ngo niba hamwe kahemejwe jenoside yakorewe abanyarwanda,
ngo b'abanyarwanda b'i Bugande b'abanyarwanda bo muri Kongo bazaba ari bo babaye victime nanone kubera ko nibo bazaba barakorewe jenoside kuko nibo banyarwanda. Ngaho ibaza icyavamo jenoside yakorewe abanyarwanda byemejwe ko yakozwe n'abatutsi. Aho ni ku rundi ruhande ni ukuvuga ko umucikacumu wo mu Rwanda bizitwa ko yishe abanyarwanda bose bo mu karere, haba muri Uganda, haba muri Kongo, haba n'ahandi hariho hose aho umunyarwanda azaba yarishwe. Ndumva umutwe undiye. Gorora byose vuba. Sinzi niba ubasha gusobanukirwa, ariko mu biganiro byacu tugiye gutangira kuganira muri Gorora byose vuba. Tuzaganira twerekana ukuntu ahangaha ariho ruzingiye. Tugiye kwerekana uburyo ndi umunyarwanda ariyo pfundo ry'ibibazo byose biziritse muri aka karere k'ibiyaga bigari. Abita abatutsi abanzi babo muritonde kandi murashishoza. Abita abahutu abanzi babo muritonde kandi murashishoza. Abishora mu ntambara z'urudaca ziri muri aka karere muritonde kandi murashishoza. Mu kiganiro cyacu cy'ubutaha tuzavuga ku mateka n'inkomoko y'uru rujijo rwose twashyizwemo n'abanyapolitike babi. Ayo mateka tuzaganiraho mu kiganiro cy'ubutaha. Tuzaganira ku byiciro by'ingenzi bikurikira: amateka y'igihugu cyacu cyagizwe u Rwanda, uruhembe rw'umuheto. Tuzaganira kandi ku mateka yerekeranye n'indimi zivugwa n'abagizwe abanyarwanda. Tuzaganira ku muco warangaga abari batuye ibihugu byagizwe u Rwanda. Tuzaganira ndetse ku bihugu by'abahutu byagizwe u Rwanda ku ngufu cyangwa se ku ruhembe rw'umuheto. Ndetse tuzanarebera hamwe amateka y'imbago z'ibihugu gakondo byagizwe u Rwanda. By'umwihariko ibi biganiro tuzabikorera urubyiruko rwo mu karere k'ibiyaga bigari kubera yuko byamaze kugaragara ko rukomeje gushorwa mu ntambara no guhezwa mu rungabangabo, aho babeshwa ko intambara bashorwamo zishingiye ku bwoko runaka bita abanzi b'ubundi bwoko, kubera amateka yagoretswe nkana akagirwa ibanga n'ubwiru bwa bamwe kubera inyungu za politiki. Bityo niba uri umubyeyi ukaba udukurikira Gorora byose vuba, twagusaba ko ukora subscribe, wamara kuyikora kandi ugadufasha niba ufite abana cyangwa se urubyiruko ukabafasha bakabasha kuzagira amahirwe yo kumva ibi biganiro kugira ngo bazamenye amateka nyakuri y'impamvu turi kwisanga muri ibi bibazo by'urudaca, turi kwisanga abantu bahanganye kandi ntacyo bapfa. Ibyo rero uramutse ubidukoreye waba ugize neza ugafasha abo bana bakiri bato, ugafasha urwo rubyiruko kugira ngo benshi muri bo bazabashe kugira amahirwe yo kumva ibi biganiro, na cyane cyane ko ari rwo byiringiro by'impinduka nziza muri aka karere. Ariko byose kandi byagerwaho ari uko urwo rubyiruko rumenya ukuri kwahishwe, na cyane ko biri tubwira yuko tuzamenya ukuri kandi ko ukuri ariko kuzatubohora. Murakoze, mugira amahoro y'Uwiteka, naho mu kiganiro gitaha. Murakoze. Nkuko Mose yabitubwiye, utazi yavana amenye yajya, nimuze tujye inama. Gorora byose vuba. Gorora byose vuba.